Abantu benshi bazi ko kureba turebesha amaso abiri, ariko mu by'ukuri witegereje neza usanga hari irindi jisho rya gatatu, ariko iryo jisho rikaba ritagaragara. Abanyabwenge baryita three dimension cyangwa se third eyes, ijisho rya gatatu. Ijisho rya gatatu rero ni ijisho ikiremwamuntu gifite, ariko kikaba kitazi ko rikora, kandi umuntu wese iryo jisho ararifite. Abahanga bavuga ko iryo jisho riba hagati y'agahanga. Ni ijisho ridasanzwe. Niba ushaka kumenya uko wafungura iryo jisho cyangwa se ukamenya niba ryaratangiye gukora, ugiye gukurikirana iki kiganiro ngiye kukugezaho. Ni ikiganiro cyiza cyane udakwiye gucikwa. Kora subscribe kuri Soma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda. Ni ijisho rya gatatu. Ndabizi neza mu Kinyarwanda abantu benshi ntabwo baraza kubyumva, ariko ni ijisho ry'ubumenyi, ni ijisho ryo ku mutima. Mu Cyongereza turyita intuition. Ni igice kigaragaza kumva ibintu byo ku rwego rwo hejuru, kumenya ukuri kurenze ibigaragara. Ahangaha nimvuga kumenya ukuri kurenze ibigaragara, uze kumva ko hari ibintu byinshi cyane duhishwa, ariko ibyo bintu ugasanga ijisho rya gatatu ryo ribikurura. Ubundi abanyabwenge bagaragaje ko aya maso abiri dusanzwe turebesha areba 1%. Ibaze nawe, 1% gusa nibyo aya maso abiri asanzwe abasha kureba. Bivuze ngo aya maso yacu ibintu areba ni ibintu bigaragara. Ibitagaragara rero burya byo bigaragara 90%. Byaba byiza rero ubashije kuba wagira ubumenyi kuri iri jisho rya gatatu, kugira ngo ubashe kumenya uburyo rikoramo. Ntizimbiye mu magambo, reka tubanze turebe ese mu by'ukuri iryo jisho rya gatatu wowe ryaba ryarafungutse cyangwa riracyafunze. Ngiye kuguha ibimenyetso cyangwa se nguhe ingero z'ibintu wakora kugira ngo ijisho rya gatatu rifunguke. Icya mbere ugomba kumenya, niba ushaka gufungura iri jisho rya gatatu cyangwa se 3 dimension, wakoresha ibintu bishobora kuba byakayura ubwonko. Hari abakoresha ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge burya bigufasha kuba wafungura iri jisho rya gatatu. Nimvuga ibiyobyabwenge hano turaza gusangamo inzoga. Hari n'abanywa ibimogi rwose bakagera ku rwego rwaho babona ibintu bitagaragara. Ngira ngo murabizi, hari abantu bagiye banywa ibiyobyabwenge bagasara. Hari abafungurira ijisho nabi bagasara, bakisanga ku muhanda bambaye ubusa. Ariko hari uburyo bwiza nanone ushobora kuba wakoreshamo kugira ngo ijisho ryawe rya gatatu rifunguke. Ari icyo twita meditation cyangwa se kumedita, kwitekerezaho. Ngira ngo murabizi, bari abahindu cyangwa se abashinwa, hari uburyo babigenzamo bakicaramo bakitekerezaho, barangiza bagafungura iri jisho. Iyo ukora meditation kenshi, byibuze nk'iminota 10 ku munsi, ugiye kuryama cyangwa se ukayikora ubyutse mu gitondo, ibi ngibi bigufasha kuba wafungura ijisho rya gatatu. Ikindi kintu wakora ni ugusenga. Nimvuga gusenga, ntabwo ari bya bindi byo kujya mu rusengero buri cyumweru ngo ugiye gufungura ijisho rya gatatu. Oya, ntabwo rwose byashoboka. Ahubwo ni bwa buryo ushobora kuba wafata igihe cyawe kirekire, ukiyiriza ubusa, ukirinda ibiryo, ukirinda ikintu icyo ari cyo cyose. Hahandi ushobora kuba wamara iminsi 5 cyangwa se iminsi 3 utarya utanywa. Gusa ntabwo ari ibintu nakwifuriza, kubera ko nabyo bishobora kukugiraho ingaruka. Ngira ngo hari abantu basenga bashobora kuba baguhanurira bakakubwira ibigiye kukubaho. Burya ibintu bakubwira baba babibonye. Utekereza ko se baba bakoresheje iki? Nta kindi, ni ijisho rya gatatu. Muri make rero, ijisho rya gatatu hari ibintu byinshi cyane ushobora kuba wakoresha ukarifungura. Nakubwiye ngo kanda ku kazogera hasi aho ngaho,
cyangwa se kukayogera, maze ukurikirane iki kiganiro witonze kandi ugikurikirane utuje. Kumva ibintu byo ku rwego rwo hejuru ndetse no kumenya ukuri kurenze ibigaragara, ibi ngibi ntabwo wapfa kubigeraho udafite ijisho rya gatatu. Abapfumu bo rwose hano barahita babyumva neza. Burya n'abapfumu bararikoresha, cyane ko bo barikoresha ku rwego ruhambaye. Akubwira ibigiye kukubaho, akubwira niba umugore wawe aguca inyuma, akubwira niba uzakira cyangwa uzakena. Ibyo byose aba yakoresheje ijisho rya gatatu. Iyo ijisho rya gatatu rero rifungutse, umuntu atangira kugira ibimenyetso byihariye, ndetse ibyo bimenyetso bigaragaza ko utangiye kubona cyangwa kumva ibintu bitagaragara ku maso asanzwe. Aya ni ya maso, nimvuga amaso asanzwe ni aya ngaya turebesha, aya ngaya umuntu ashobora kuza akaba yagukoramo agapfa. Ibi rero tugiye kureba ibintu utigeze ubwirwa n'ibintu n'umuntu uwo ari we wese. Icya mbere ugomba kumenya, ijisho rya gatatu rigufasha kumenya ibintu utabwiwe. Utangira kumva ibintu mbere y'uko bibaho, cyangwa ukamenya neza icyemezo gikwiye gufatwa utabanje kubitekerezaho cyane. Nk'urugero, kumva umuntu ashaka kuguhamagara mbere y'uko abikora, cyangwa kumenya ko hari ikintu kigiye kuba. Ibi ngibi byose bikorwa n'ijisho rya gatatu. Iyo warifunguye rero utangira kumenya ko ibintu bigiye kukubaho. Nk'urugero, ufite umukobwa mukundana cyangwa se umugore wawe yagiye mu kazi. Reka tuvuge ko uri umugabo cyangwa se uri umugore, umugabo wawe yagiye mu kazi, ukabyiyumvamo, ukumva neza hari ikintu kigiye kukubaho, ukumva telefone yawe igiye gusona, ukabyiyumvamo mbere y'uko biba. Wajya kubona ukabona araguhamagaye. Iki ni ikimenyetso cy'uko wafunguye ijisho ryawe rya gatatu. Hari n'abandi bantu bakunze kuryama bakarota neza cyane rwose, ukabona ibintu mbere y'uko bikubaho. Ukaryama, reka tuvuge ko ufite umukoresha wawe cyangwa se ufite akazi, hanyuma waryama ukarota umukoresha wawe aguha poromosiyo. Wagira mu kazi neza nk'uko waryamye ukabirota, umukoresha wawe ukabona mubanye neza, nta kibazo na kimwe mufitanye. Iki ni ikimenyetso cy'uko ijisho ryawe rya gatatu ryatangiye gukora. Hari n'ubwo uryama ukabona hari ikibazo ugiye kugira mu kazi, ukabona nk'umukozi mukorana murimo mutongana. Wagira mu kazi nta masaha 24 arashira cyangwa se nta minsi 3 irashira, ukabona umuntu mukorana muri gutongana, muri gushwana, bikaba bya nyabyo. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko inzozi zawe zatangiye gukorera mu jisho rya gatatu. Ibi ngibi rero tubyita lucid dreams. Lucid dreams ni ikimenyetso kigaragaza ko inzozi zawe zatangiye gusobanuka cyane. Aha rero utangira kugira inzozi zigaragara nkaho ari ukuri. Uraryama ukarota, hanyuma ibintu warose ukaza kubibona mu buzima busanzwe. Wibuke umuntu uryamye aba ameze nkaho yagiye mu rupfu. Utangira kubona ibintu bidasanzwe. Nubwo nkitangira ikiganiro nababwiye abantu bashobora kuba barafunguye iri jisho, burya bivugwa ko umuntu wafunguye iri jisho neza ni umuntu wapfuye. Burya umuntu wapfuye roho ye hari ahantu ijya. Iyo umuntu apfuye rero, mwebwe icyo mukora cyangwa se twebwe icyo dukora, turamufata twarangiza tukajya kumushyingura. Ariko nubwo tumushyingura, burya tuba dushyinguye umubiri we, kubera ko ubwo yapfaga ijisho rya gatatu ryafungutse ku rwego ruhambaye cyane kuruta twebwe tuba tugihumeka. Bivuze ngo rero burya iyo utangiye kumenya ko inzozi zawe zatangiye kugenzura cyangwa se watangiye kuzigenzura, ibi ni ibimenyetso bikuzanira ubutumwa bufite ibisobanuro byimbitse ndetse bishobora kuba byakwereka ukuri kwa nyako. Ikindi ugomba kumenya ko ijisho ryawe rya gatatu ryafungutse, cyangwa se ikindi kizakwereka ko ijisho ryawe rya gatatu riri gufunguka, ni uko uzatangira kumva cyangwa se kubona ibintu bitagaragara ku bandi bantu bari bo bose. Nk'urugero,
ukaba wajya muri kwasiteri ukayitega ukishyura itike, waba ukinjiramo wahumiriza gato ukabona impanuka imbere yawe, mwaba muri kugenda imodoka ikarenga umuhanda. Hari n'igihe wowe urokoka abandi bagapfa kubera ko wabashije kuba wafungura ijisho ryawe rya gatatu. Hari igihe utangira kubona ibimenyetso, nk'urugero amabara, ngira ngo nimvuga amabara hano ushobora kubona ibara ry'umweru, ibara ry'umutuku, ibara ry'umuhondo cyangwa se ry'icyatsi. Ushobora kuba wabona amabara, ururimi cyangwa amashusho mu mutima wawe igihe uri gusenga. Iki ni ikimenyetso rwose kikwereka ko watangiye kuba wafungura ijisho ryawe rya gatatu. Ushobora no gutekereza cyangwa uri mu bwisanzure bwuzuye. Kuba watekereza ko uri mu bwisanzure bwuzuye ni hahandi umutima wawe uba utekanye, utuje, udahangayitse rwose. Ibi ntibivuga kwibeshya, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko ugiye kuba wahumura ubwenge bwawe. Ibi ngibi tubyita consciousness mu rurimi rw'amahanga. Ni ukwaguka cyangwa se kwaguka mu buryo bw'ubwonko, kuba watangira kubona ibintu bitangaje ubwonko bwawe butabasha kuba bwabona. Kumva amahoro y'imbere n'ubwitonzi budasanzwe. Iki ni ikimenyetso rwose cyiza cyane kikwereka ko ijisho ryawe rya gatatu ryatangiye gukora. Burya abantu bakoresha aya maso asanzwe barahubagurika, ntabwo bashobora gutekereza neza, ariko umuntu ukoresha ijisho rya gatatu burya aba afite amahoro y'imbere mu mutima we ndetse afite n'ubwisanzure. Iyo ijisho rya gatatu rifungutse, umutima wawe uba utuje ndetse ntabwo bushobora kuba wagira, nta n'impungenge nyinshi ushobora kuba wagira, kubera ko ubuzima bwawe buba butekanye, buri muri dimension imwe. Ikindi, utangira kumenya ibintu byose bifite impamvu yabyo ndetse ukabaho ufite kwizera gukomeye rwose pe. Iyo ijisho ryawe rya gatatu ryafungutse, kwizera kwawe kuba gukomeye ndetse ntabwo gushobora kuba kwahungabanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Gukunda kwibaza ku buzima n'ukuri. Ahangaha iyo ijisho ryawe rya gatatu ryafungutse, utangira kwibaza ku bibazo nka: kubera iki amazi asukika? Kubera iki izuba riva? Kubera iki ukwezi kuva? Kubera iki imvura igwa? Kubera iki? Kubera iki? Utangira kwibaza ku buzima. Utangira kwibaza kubera iki urupfu rubaho? Kubera iki ubuzima bubaho? Utangira kwibaza ati ese iyo umuntu apfuye ajya hehe? Utangira kwibaza ibibazo byinshi cyane muri wowe, ku rwego rw'aho utangira gutekereza ku bintu bidasanzwe. Si ibyo gusa kandi wibaza ku kuri kwa nyako kw'ibintu ibyo ari byo byose. Birashoboka ko wakwibaza ku kuri kw'ibintu bifatika, nk'urugero: kubera iki abantu biga imibare? Kubera iki abantu biga biology? Kubera iki abantu utangira gushaka ukuri kwa buri kintu icyo ari cyo cyose. Ahangaha rero utangira kwibaza, ese ni ikihe cy'ukuri cya nyacyo muri ubu buzima bwacu? Ese ndinde? Mu rurimi rw'amahanga tukunda kubyita ngo who am I? Ndinde? Ni iki gituma mbaho? Ese kuki ndiho? Ibi bibazo byose ubyibazaho kubera ko ijisho rya gatatu riba ritangiye kugutegeka ndetse no kukuyobora. Ibi rero bigaragaza ko ijisho ryawe rya gatatu ritangiye kugufasha kubona urwego rwo hejuru rw'ubwenge bw'abantu basanzwe. Guhinduka mu buryo bwo kubona isi. Ahangaha rwose ni ikintu cyumvikana, utangira kubona isi mu buryo budasanzwe ndetse n'uburyo igenda ihindagurika. Utangira kubona ubuzima nk'aho ubufitiye ubusobanuro ndetse ugatangira kubona n'imbaraga z'ubuzima busanzwe. Ahangaha rero ntabwo uba ukireba ibintu mu isura isanzwe nk'uko abandi babibona, ahubwo ureba ibintu bitagaragara. Ureba inyuma neza, ukareba inyuma kure cyane, kure y'aho amaso adasanzwe yareba. Birashoboka ko rwose ibi bintu byaba bikubaho, ariko niba bikubaho
utangiye gusobanukirwa ukuntu ijisho rya gatatu rikora, ndetse wumva imbaraga z'ahantu cyangwa se abantu. Ibi ngibi tubyita energy. Birashoboka ko wabona energy mbi cyangwa se energy nziza. Nimvuga energy mbi cyangwa se energy nziza, ahangaha ni kwa kundi umuntu ashobora kuba yakwinjira mu cyumba cyawe ukahita uwumva uwo muntu afite energy mbi cyangwa se energy nziza. Ahangaha rwose uhita umenya umuntu uwo ari we. Niba ari umujura uhita ubyiyumvamo, niba ari umubeshyi uhita ubyiyumvamo, niba ari kugutuburira uhita ubyiyumvamo. Energy mbi rero ni ugutubura, kuba umuntu yaba ari umujura cyangwa se ari igisambo, kuba umuntu afite umwuka mubi ubyiyumvamo mbere y'uko akugeraho rwose. Ikindi hano ugomba kumenya kuri energy nziza, reka tuvuge ko ni umuntu mwiza. Burya itungo ry'imbwa, imbwa ni inyamaswa ifite imbaraga. Imbwa yafunguye ijisho rya gatatu mbere y'uko ikiremwa muntu kiyifungura, kubera ko burya imbwa ibona ibintu bitagaragara mbere y'uko wowe ubibona. Nk'urugero, iyo sebuja w'imbwa agize ikibazo, imbwa ibyiyumvamo, iraza ikabikubwira, ikakwereka ibimenyetso bigaragara, ndetse uri umunyabwenge burya wamenya ibyago mbere y'uko imbwa yawe ibikubwira nawe warafunguye iri jisho. Ikindi utangira kubona ko hari aho utangiye kugera, ndetse hari urwego rwiza utangiye kugeraho, uratinyuka ugakora ikintu cyose kikujemo. Ikindi kikwereka ko ijisho rya gatatu ryawe ryafungutse, ntabwo wishimira ibintu byo ku isi gusa, ahubwo utangira kwiyumvamo ibintu bitagaragara. Nk'urugero, ushobora kuba wareba mu ijuru, ushobora kuba wareba ikuzimu, ushobora kuba wareba ku isi ahantu hatagaragara, ibintu bidasanzwe. Hahandi umuntu ahumiriza akaba yabona igitonyanga kiri kugwa ahantu kure cyane, kandi wowe ukoresha aya maso yawe ntabwo wabasha kuba wabibona. Ahangaha rero utangira kutagendera ku by'isi. Umuntu wafunguye ijisho rya gatatu ntabwo yita ku butunzi, oya. Ntabwo yita ku myenda cyangwa se ku myambaro, oya. Yewe nta nubwo yita ku cyubahiro, ahubwo we yishimira ibijyanye n'amahoro y'imbere mu mutima we. Nk'urugero, urukundo cyangwa se ubwenge bwe atangira kuba yabugenzura ndetse akabukontorora. Ijisho rya gatatu iyo rifungutse rero, umuntu atangira kuba umunyabwenge birenze ubumenyi busanzwe, ndetse yumva ibintu ku rwego rwo hejuru cyane. Agira amahoro y'imbere, agatekereza neza cyane, agashishoza bidasanzwe nk'iby'umuntu usanzwe akora. Bakunze ba Soma Rwanda TV, ibindi rwose mwabigezwaho ku gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Wifuza ubundi busobanuro, wajya hasi aho ngaho muri komenti ukatubwira uko ubyumva, ukatubwira ibindi naba navuze ku jisho rya gatatu. Hari ibintu rero nagiye mbabwira hejuru tugitangira ikiganiro byagufasha gufungura iri jisho. Icya mbere ni amasengesho, meditasiyo, ndetse n'imyitozo yo kwitekereza. Nimvuga meditasiyo, wumva imyitozo yo kwitekerezaho. Ariko n'abantu bakora imyitozo y'umubiri nabo bashobora kuba bafungura iri jisho. Nimvuga imyitozo y'umubiri, wumve gukora siporo n'ibindi bitandukanye. Bakunze ba Soma Rwanda TV, niba nawe hari uko ubyumva, andika hasi aho ngaho muri komenti ugira icyo utubwira. Ntukibagirwe gukanda ku kayogera. Nimvuga akayogera ni ugukora subscribe mu rurimi rw'amahanga. Ndabakunda cyane, ngewe wabagezagaho ikiganiro ni Steven Rwanda. Mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Byaba byiza nawe rero ufunguye iri jisho, cyane ko ngewe narangije kurifungura. Ntabwo nakugezaho ikiganiro ntararangije kukigaho. Rwose ndabakunda, mukomeze mugire imbaraga mu kazi kanyu ka buri munsi. Shalom, shalom.